Nakomeje gutegerereza aho ngaho sinzi uko nagiye kubona mbona moto imbere yanjye yari iriho Sonia. Habuze gato ngo mbone mpita nikinga ku giti cyari aho ngaho. Amaze kugenda mpita mvuga nti mota ndakeka nta gutindije cyane noneho twagenda. Ahita avuga atari kubundi kuriya mwana mbonye ari icyuki niki gitumye ugenda utamusezeye ukagerekaho no kumwihisha ngo atakubona cyangwa yakukuye iryinyo ubura n'ugukopa. Narasetse maze ndamusubiza nti nta kibazo cye gusa buriya umuntu wese agira ibisazi bye wasanga nanjye byamfashe gusa nta kidasanzwe. Motari ahita avata ariko rero wambwira nanjye ndacyari umusore wenda hari icyo nagufasha kandi urabizi ko umutwe umwe wigiriye inama yo gusara. Ndamusubiza nti nta kibazo ndabyikemurira. Motari yakomeje kunyinginga ngo mubwire ikibazo nagize nkuko nari narabibwiwe ko ntawe ngomba kwiringira. Ndinda ururimi rwanjye kugeza tugeze aho nagombaga kuviramo. Nyuma yo kwishyura motari nakomeje mu rugo. Hari ahantu hari akabaraza iyo wabaga uhicaye wabaga ureba urujya n'uruza rw'abantu mu muhanda ariko bo batakubona. Nicaye kuri ako kabaraza ntangira kureba abahisi n'abagenzi. Nubwo amasaha yarimo akora ariko amatara yarakaga ku buryo ntaho byari bitaniye no ku manywa. Nongeye kwibuka umunsi wanjye nongera kwibuka amahirwe nari ngize yo kwicarana na Sonia ngo tuganire. Nongera kwibuka uko byaje gusoza nabi. Natangiye kubona ngeze ku kazi mbona ngatangira ntabanje kumenya amakuru ya Sonia. Niko kunyura ku biro bye ngo musuhuze. Nagezeyo nsanga harafunguye. Nibuka uburyo twatandukanye numva intege zirashitse. Nashatse kwikomereza ngo nigire nkaho tutaziranye ariko nabyo birananira. Ngeze aho n'ubwoba bwinshi mfungura urugi tugikubita n'amaso Sonia yahise ahaguruka. Nanjye ndishima ngo agiye kunsuhuza nkuko byahoze muhereza ukuboko aho kugufata ahita avuga atariko Korovi igihe wantobatobeye wabonye ndagatenesi badunda wamfashe nk'igikoresho cyawe unjyana aho ushatse ukagita uko wishakiye wanyandurije izina ku buryo aho nciye mu bakozi usanga nta wundi bavuga utari ngewe. Kuva uyu munsi ngiye kukuyereka uwo ndiwe ku buryo utazongera gukinisha umutima w'umuntu ukundi. Ndakubwiye ngo nyibagirwa sinshaka kuzongera kukubona ku biro byanjye utaje mu by'akazi kandi nabwo uzajya ubanza umpamagare nguhe karibu. Niwibeshya ukarenga kuri ayo mabwiriza uzabona ko akagabo gahimba kandi kataraza. Ntunkange ngo bazanye n'umuntu ukomeye nanjye ntuzi icyamvanye muri Amerika ngo nzinaha. Umutima warandiye ntangira kwinginga Sonia ariko aho kunyumva ahubwo aransohora. Nashigukiye hejuru numva ijwi ry'umuntu rimpamagara mu kureba uwo ari we yari Kimu. Nitegereje Kimu wabonaga afite agahinda yifashe ku itama numva ndatunguwe. Ndamubwira niko mbona wifashe ku matama byakugendekeye bite Kimu. Aransubiza aterega sinabona ubabaye ngo nishime iyo ubabaye nanjye ndababara wakwishima nanjye nkishima. Kimu yavuze gutyo ndebye nsanga nitangiriye itama nabonye ko ari byo yarimo yigana. Mpita mvuga nti none se ninjye kwivugana. Aransubiza ati yego Korovi umuntu wakababaje nawe uzamwishyure. Narasetse maze ndavuga nti humura nta kibazo mfite. Ahita avuga ati wimbeshya kandi mbibona ariko se ni gute umuntu mwiza nkawe bamubabaza wabanyereka nanjye nkakwishyurira. Mpita mubwira nti wabagira gute se. Ahita avuga ati nanjye nabakorera nk'ibyo bagukoreye. Ndamusubiza nti humura ntabona uko narimo nitekerereza iby'akazi. Kimu ahita ambaza turavugisha ukuri Korovi. Ndamusubiza nti nukuri kose. Kimu yahise aseka mbona arishimye ibintu nanjye byanshimishaga kubona ameze neza kuko niwe muntu nari nzi utagira umutima mubi na gato. Nahagurutse aho nerekeza mu nzu tugezemo ahita avuga ati none se kutateguye iby'icyo kurya. Mpita mubwira nti nta kibazo haraho nanyuze ndumva mpazi. Ahita avuga ati uyu munsi nahuye na Jeanne mubwira ko mukunda mbona arasetse ndetse ambwira ko atankunda. Agahinda kanyishe nibaza icyo we wakoze kugira ngo uhure na Diana gusekere kuriya. Niyo mpamvu nanjye nanze kuryama ntaje kubikubaza kugira ngo nanjye aba ari byo nzajya nkora ntitwongera guhura. Narasetse maze ndamusubiza nti ariko Kimu nawe rwose nta kintu na kimwe wakora kugira ngo umuntu utakwiyumvamo kwiyumvemo kereka ibikorwa byawe nibyo bizamuzana. Ahita avuga ati none se nakora ibihe bikorwa byatuma nkunda. Ndamusubiza nti uzakomeza umuganirize umwereka umutima mwiza ndetse n'ibikorwa byiza bizatuma kuganiriza neza. Arambwira aturakoze cyane Korovi nitwongera guhura nzabimwereka. Twakomeje kuganira na Kimu igihe kiragera asubiriwe nanjye nirambika ku buriri. Nagezeyo namwe murabyumva ntangira gutekereza umunsi wose. Nongeye kwibuka inzozi Kimu yankuyemo ntangira kwibaza ziramutse zibaye impamo uko nabyitwaramo ntangira kwibaza uko nabaho ku kazi ntashobora kurebana na Sonia umukobwa mwiza nkumva nta buzima naba nsigaranye. Natangiye kwibaza ibibazo byanjye mvuga ntariko se ubundi Sonia ni iki mu buzima bwanjye kuki namubonye bwa mbere nkumva mpindutse uwundi ndamutse ntaganiriye na Sonia sinabaho ubundi se kare kose ko ntari imuzi hari ikibazo nari mfite
oya nanone sinabaho ntavugana nawe. Ariko se kuki ibyiza bijya kuza ibibi bikitambika? Hari icyo nacumuye gituma ntishima nk'abandi bana? Ariko se ubu hari umunsi umwe nzigera nishima mu buzima bwanjye? Oya, n'igihe nabonye umuvandimwe wanjye gusa, kandi ni ukwihumuriza. Uwanyereka uwihishe inyuma y'ibi byose. Bavuga ngo nditonda ariko namutwikisha amavuta. Ese ubundi muzehe ntaho ahuriye nabyo ra? Oya nanone ntiyabikora kuko ni umuntu mwiza. Nakomeje kwibaza byinshi ntari mfitiye ibisubizo, kugeza ubwo agatotsi kantwaye nakangukiye hejuru mbona bwakeye. Ndebye ku isaha nsanga sindakererwa ku kazi, nyuma yo kwitegura nerekeza ku kazi. Nyuma yo gusohoka umuryango nageze ku muhanda nkubitana na Diane. Muhereje akaboko arakanga, ahita avuga ati ko nsuhuza nkaho twararanye. Ndamusubiza nti nari nzi ko nta kibazo. Ahita avuga ati mpobera rwose. Icyifuzo cye cyabaye nk'itegeko kuri njye, mugwamo na wangwamo. Ahita ambaza ati ko wabuze se? Ndamusubiza nti ndahari wese keretse utanshaka. Ahita avuga ati aha nawe uba wigumiye mu rugo ntutembere ngo uganire n'abandi. Ubwo se uzagushaka wese azajya gusanga mu rugo? Yambwiye gutyo numva mbwiriyemo kandi byari ukuri, ariko nanjye se yari njye ahubwo bwari ubuzima nisanzemo. Usibye kujya hanze ngiye gufata abafite ibibazo, naho ubundi numvaga nta mwanya nabona. Mpita mvuga nti gusohoka ndasohoka, ahubwo byaterwa naho ushaka aho nsohokera. Ahita avuga ati uravugisha ukuri se? Wasanga ari njye utajya ukubona njyenyine, ubwo nanjye nako nzajya nza unkorere telefone. Ndamubwira nti ntubizi se ko nabikwemereye, urisanga rwose. Diane ahita avuga turakoze cyane. Tugihagaze aho Kimo yahise aturuka hirya arimo yisetsa, mbese ubona anezerewe cyane, ibintu byongeye kunshimisha. Mpita mvuga nti kubyukanya akanyamuneza wabonanye na Jane se? Ahita avuga ati oya, ahubwo nyine nakomeje kwitegereza uko Diane agukunda, numva nanjye biranejeje. Diane ahita avuga ati byose kandi ubikuye hehe? Kimo ahita avuga ati wahisha ibindi bintu byose ariko ntushobora guhisha urukundo, kuko uburyo umureba, uburyo umuvugisha ndetse n'uburyo witwaye bigaragara ko ukunda Clovis. Kimo yavuze gutyo, ndebye Diane duhuza amaso, mbona agize amasoni. Natangiye kureba ibyo Kimo yaravuze ariko njye sinabibona. Diane ahita avuga ati warebye nabi rero. Mpita mvuga nti noneho watwumvirizaga? Ahita avuga ati narimo numva ibyo muvugana ngo nanjye nzabibwire Jane, wenda nawe yankunda nkuko Diane agukunda. Uko Kimo yavugaga Diane niko amasoni yabaga menshi. Mpita mvuga nti usibye ko wanabyibeshyeho, njye na Diane tuba tuganira bisanzwe ariko ntidukundana. Ariko nanone naho twaba dukundana si ngombwa ngo ibyo namubwiye aba ari byo uvuga, ahubwo wowe uzashaka ikimushimisha aba ari cyo umukorera. Nkivuga gutyo hari umukobwa watunyuze imbere nko muri metero 20. Yari yambaye ipantaro n'agapira, umukobwa wabonaga ari mwiza ukuntu. Kimubona mbona ahise yiruka ahamagara ati Jane. Wa mukobwa yahise areba aho twari turi, akubitanye amaso na Kimo, mbona Kimo asetsemo. Namenye ko Jane Kimo yambwiraga ari uwo. Ntangira kwibaza ukuntu Kimo yatekerezaga gukundana n'umukobwa mwiza nk'uwo. Mu gihe nkiri muri ibyo, Kimo yahise amugeraho n'ijwi rinini, ahita avuga ati wambwiye ko utankunda, ariko Clovis yarambwiye ngo nzakomeze nkubwire neza, nkwereke n'ibikorwa byiza uzagera aho nkunde. Jane yarasetse maze ahita avuga ati ariko se urabona nakundana nawe koko? Aramusubiza ati maze yanambwiye ngo nshake ikigushimisha ari cyo ngukorera, ngo nibwo urankunda, ahubwo mbwira ushimishwa n'iki ngo nkigukorere. Kimo yavuze gutyo kwiyumanganya birananira. Nasekeye rimwe na Diane, gusa tugerageza guseka buhoro ngo tutamuca intege. Nkurikije uko nari muzi byari kumurakaza, kandi nicyo kintu cyambabazaga. Jane ahita avuga ariko ntunareba uko umeze, ubona umukobwa nkanjye yakundana n'umusore umeze nkawe koko? Kimo yahise ababara kunja isura, bimwe bigaragara ko buri wese, ndetse atangira kurira. Avuga ati ariko se kuki nabaye umusore mubi udakundwa n'umukobwa n'umwe, n'uyu yarabyanze koko? Kimo yakomeje kuvuga menshi ashaka kujya kumuhoza, ariko nanone mba ndetse ngo Jane agende. Nkiri muri ibyo, Jane ahita avuga ati hangane Kimo, siko mvuze nuko unyumvise nabi, naho ubundi uri umusore mwiza kandi tuzakomeza tuvugane. Kimo yarasetse arongera araseka, maze ahita avuga ati noneho uzagera aho nkunde mana we. Jane ahita avuga ati reka ngende ubwo tuzongera kubonana. Jane yaragiye, kimaze yishimye kitugeraho, hari imodoka y'isi ihagarara aho twari turi, hafi no kuduca amaguru. Natangiye kwibaza iby'iyo modoka, umutima uransimbuka. Ntangira kwibaza niba bitaba bifitanye isano n'ibyo nari naraye mpuye nabyo. Natangiye kwibaza niba batagiye kuba nk'uko byangendekeye kuri wa mugabo wari ugiye kumbwira inkuru y'umuvandimwe wanjye. Nongera kwibaza niba no kuganira n'abandi ntabyemerewe. Nkiri muri ibyo, muri ya modoka hasohotsemo umusore wabonaga yambaye neza.
atugezeho ahita avuga ati mwandangira ku musore witwa Clovis utuye muri ako gace. Mpita mubwira nti ariko abasore bubu babaye iki? Wari uduciye amaguru habe no kudusaba imbabazi cyangwa ngo dusuhuze ngo tukurangire kwa Clovis? Umusore ahita avuga ati sorry boss, nanjye sinzi iyo narinda, ahubwo habuze gato nari kuyita munsi y'umukingo, ariko ni ya makosa y'abasore, ndabona mwe muri no mu kigero cyanjye kandi byambayeho ni nabyo ndi kubona namwe byababayeho, nyine ni ya makosa y'abasore, mu ndangira ahubwo ntakererwa. Mpita mubwira nti ubwo se tubwiye iki? Arakomeza ati nyine urabona umusore aba ari umusore, nanjye boss yantumye kujyana Clovis ku kazi, sinzi uko nageze mu nzira mba mpuye n'umukobwa w'inshuti yanjye, niwe wankerereje anyabagize ibyo naringiyemo, none nakererewe, ubwo rero naje ntekereza ko nakererewe, buriya sinzi aho narindi. Uwo musore yavuze gutyo ntangira kwibaza umutumye uwo ari we. Umutima watangiye guterera mu ijana, ntangira gutitira nkiri muri ibyo, numva telefone irasonye, nihutira kuyifata nsanze ari muzehe umpamagaye, ndamubwira nti ndabumva muzehe. Muzehe ahita avuga yego Clovis, umushoferi nakoherereje wamubonye? Akivuga gutyo namenye ko ari uwo muzehe yari yohereje, numva ndiruhukije. Ndamusubiza nti yangezeho nta kibazo. Ahita avuga ati iyo ni ya modoka nakubwiye, guhera uyu munsi irabi yawe, uwo mushoferi niwe uzajya gutwara ndetse nakurinde, kuko nabonye utakwirwanirira ngo bikunde. Ndamusubiza nti nta kibazo wakoze cyane. Ahita avuga ati mba nikorera. Nyuma yo kuvugana na muzehe nongeye kwitegereza wa mushoferi ndeba ukuntu avugaguzwa, nongera gutekereza ukuntu uwo batuma kuntwara akabura ari uzajya undinda, nanga kugira icyo mvuga ku munsi wa mbere. Mpita mvuga nti none se urumva wamubona kandi nyine yagiye ku kazi, ubwo yakubuza arigendera? Ahita avuga ati ye baba we, naba yabibwiye boss arahita ntakariza Icyizere n'ukuntu yanyizeraga. None se nakoreka njye aho bambwiye ko akorera murebe, bambwiye ko ari umuntu w'umusore, mubwira uko byangendekeye nawe arabyumva. Naramuretse yurira imodoka agiye kuyatsa, mpita mwegera, mpita mubwira nti buretse gato nkubwire. Umusore ahita avuga ati oya natinze, reka ngende boss ataramuhamagara. Mpita mubwira nti nibutse ko mu kanya tunyuzeho agarutse akatubwira ko hari icyo yari yibagiwe, aracyari mu rugo. Ahita avuga turavugisha ukuri se? Ndamusubiza nti nibyo pe, ahubwo bumutegereje mu kanya araba kugezeho. Umusore yese avuga ati ahwi, uyu mukobwa naringiye guhita mwanga ko atera umwako none ararurokotse. Twese twasekeye icyarimwe. Nyuma yo kuvugana n'uwo mushoferi akemera gutegereza uwatazi, kabone ko nari namweretse iwanjye. Nagarutse aho Bakimu na Diane bari kima kimbona, ahita aza yiruka arampobera avuga ati Clovis wakoze cyane, uzi ko Jeanne yemeye ko azagera aho akankunda. Twese twarasetse maze mpita mvuga nti none se ko wamubwiye ko ari njye wabikubwiye, urumva utazimuye? Kimu ahita avuga ati none se so wabimbwiye, ahubwo mbwira ko yanze kumbwira icyankunda, nzakibwirwa n'iki icyankundira. Mpita mubwira nti uko muzakomeza kuganira uzagenda ukimenya. Kimu yarishimye ambwira ko azakomeza kukimubaza kugeza igihe azakimubwirira. Nanjye nishimira ko Kimu yishimye, arangije aragenda. Diane ahita avuga ati kuriya musore arasetsa, uzi ko uri kumwe nawe nta rungu, ikindi kandi agira umutima mwiza, Imana izawumuhembere. Ndamusubiza nti nuko mutabana njye duhorana ninjye umuzi. Twaganiriye gato na Diane dusezeranaho, nerekeza kuri wa musore wari uje kuntwara. Mugezeho ahita avuga ati ko ataza se ubu ntinyuke musange we, cyangwa we muraziranye cyane ngo mfashe tujyane unamunsabira imbabazi. Ndamusubiza nti nta kibazo, tuza wababariwe, ariko rero nakwereka ninjire tugende turavugana tugezeyo. Mpita mvuga nti none se ni wowe boss? Ndamusubiza nti Clovis washakaga nuwo. Wa musore yikanzemo ndabibona, ninjira mu modoka aratsimbura. Twagiye nk'iminota 2 ataravuga. Mpita nkumubwira nti humura, nkuko waje ukanyisanga aho utanze ari nako bikomeza, kandi ndakeka ibyabaye byakubereye isomo, icyo utapanze ntikikajye kikwicira gahunda. Aransubiza ati cyakora byo nabibonye, gusa urakoze kumbabarira. Mpita mubwira nti nta kibazo, nkuko wabivuze ntawe udakosa, ikibi n'ugukabyo. Twakomeje kuganira hashize akanya. Mpita mvuga nti none se ngo bimeze bite ko mu bakozi ba muzehe ntakuzi? Ahita avuga ati ndi mushya ubu, nta n'icyumweru gishize mbonye aka kazi, urumva rero ko utamenya. Yavuze gutyo ntangira gutekereza umuntu utaramara icyumweru mu kazi, noneho ku munsi wa mbere aje kundeba agakora amakosa nk'ayo yo kungeraho yakererewe, kandi byose byishwe n'abakobwa. Mpita mvuga nti none se wigeze ukora akazi ko gucunga umutekano? Ahita avuga ati cyane rwose, buriya nakoze ahantu henshi cyane, ni nayo mpamvu muzehe yanyizeye akampa akazi nk'ako. Gusa ndabona uri umusore tuzakorana, gusa nawe urabyumva ugomba kutazagira na kimwe umpisha kugira ngo nshakishe amakuru hatazagira ikikubaho kidutunguye. Ndamusubiza nti nta kibazo.
Uko twaganiraga ni nako nari ngeze ku kazi, ahambere nanyuraga ni ku biro bya Soniya. Natangiye kuyitegereza nkiri mu modoka nkatekereza uburyo ndamugera imbere, nakwibuka za nzozi nabonye nkumva umusatsi umvuyeho. Natangiye kwibuka ba Madarena, nibuka umunwa wabo, noneho nibaza ndamutse nzikabije uko nzajya mpahinguka numva nabyo birandenze. Navuye mu modoka ngiye kumusezeraho, nibuka ko nta zina rye yambwiye. Mpita mvuga nti wowe muzehe yakubwiye izina ryanjye, nawe wambwira iryawe. Umusore arambwira ati nanjye nitwa Ryan. Ndamusubiza nti urakoze cyane, ubwo rampa nimero yawe ninjya gutaha ndaguhamagara nkubwiruze kuko ntiwakwirirwa wicaye hano. Umusore ahita avuga ati nta kibazo, nimero yanjye ni 07. Yazimbwiye zose ari nako nzikira muri telefone, ndangije nkomeza imbere ho gatoya. Nagiye kugera ku biro bya Sonia, nibuka ko inyuma hari ahantu hari indi nzira nkatira, aho sinjye warose ngeze mu biro byanjye ntahuye na Sonia. Nagezemo nsanga Ivan yahageze, dore ko yakundaga kuzinduka cyane. Ndamusuhuza ndangije nkomeza ku ntebe yanjye. Maze kwicara natangiye gutekereza ukuntu nzabaho nihisha Sonia dukorana. Nongera kwibaza nk'ako kanya aramutse nsanze mu biro uko nakwitwara, ngeze aho niha amahoro. Ivan ahita avuga ati nizere ko umugoroba wari umeze neza. Narebye kubimuhisha kandi ari we uzi amateka yanjye yose, ikindi kandi ari we umenya ko mbabaye akampumuriza, byaba ngombwa akangira inama. Ndamusubiza nti burya koko ibyiza ntibiramba gusa, na n'ubu nkomeza kwibaza ikihishe inyuma ya byose nkakibura. Nza nibaza niba ntararemewe kwishima nk'abandi, nkumva uwanyegereza Imana nkayibaza ukuri kwabyo. Ivan ahita avuga ati kandi se byakugendekeye ibite, ntumbwire ko Sonia atigeze aza. Ndamusubiza ntaho sibyo, ahubwo ku mugoroba nyuma yo kuva kureba muzehe namubwiye byose ntacyo nsize inyuma. Maze kubyumva ahita avuga ati ariko se ubwo ntiwikanze ubusa, ubwo se abanyu bose bararwanye mu kabari wajya ubika, abantu bose barwanye mu kabari wajya ubikanga ukazagasubiramo? Ubu se usibye no mu kabari abazarwanira mu muhanda nabwo uzirukanka? Ndamusubiza nti none se wabwirwa n'iki ko bitari bigiye kuba nka cyagihe? Ahita avuga ati none se ubundi iyo biba nkabyo wari kurenzaho iki? None se tuvuge ko kuba batabafasha ari uko mwirutse mukabacika? Aho ntituri kumwe muvandimwe, wabihije ikirori cy'undi mwana, ariko nzareba uko muzongera kurebana. Ubu se uramuha ibihe bisobanuro? Ivan yambwiye gutyo nsubiza ubwenge inyuma, ndeba igihe twahamaranye, wa mugani nsanga ari kunca, ari unshaka aba yakoze icyo akora, ndetse akagenda muri uwo mwanya wose nanjye numvise nisetse. Umugani wa Ivan igisobanuro cyo sinari kukibona. Mpita mvuga nti nawe byakubaho muvandimwe, erega ntawe utinya ishyamba ahubwo atinya icyo yahuriramo naryo. Ivan ahita avuga ati nta kundi byabaye, ariko rero ugomba gushirika ubwoba ugakora akazi kawe n'umutima wawe wose, kuko ikigaragara bari abantu ntacyo bagushakaho, ahubwo icyo badashaka nuko wamenya amakuru y'umuvandimwe wawe. Mpita mvuga nti ngaho mfasha se muvandimwe. Aransubiza ati nta kibazo, icyo wansaba gishoboka cyose nagikora. Mpita mubwira nti nyine mfasha umbwire, mbese aramutse ari wowe byabayeho, icyo wabwira Sonia ku buryo yabyumva akakubabarira. Ivan yacecetseho gato, nanjye ndamureka ngo ibitekerezo bibe biza. Hashize akanya ahita avuga ati muvandimwe ko numva bigoye. Ndamusubiza nti nyine niyo mpamvu nanjye nkwitabaje. Arambwira ati nge ndumva wamubwiza ukuri kuko niko guca mu ziko ntigushye. Yavuze gutyo ntangira kwibaza ukuntu nabwira Sonia ukuri kose, nkamubwira ubuzima bwanjye bwose ndetse n'ibya muzehe. Nongera gutekereza icyakurikiraho muri kampani baramutse bamenye ko narezwe na muzehe. Nongera kwibuka rya jambo ngo ntukagire uwo wizera. Mpita mvuga nti none se muvandimwe nemereme nibanga, kandi nari naravuze ko rigomba kuba irya babiri kugira ngo ningira undi mbyumvana nzamenye ko ari wowe wabivuze. Ivan yariyumviriye akomeza avuga ati wa mugani si ngombwa ko hagira undi muntu umenya ibyawe na muzehe, kabone ko byagaragara nabi kandi nawe abimenye sinzi ko yabyakira neza. Mpita mubaza nti none se ngire nte? Arambwira ati ndumva ibyo bindenze kabisa, reka tuzabitekerezaho turebe igikorwa.